ntabwo jenoside izongera. Nshingiye rero kuri icyo yavuze n'ikimana tuvugaho, nanjye mpamya nashidikanya ko jenoside itazongera nubwo bwose yatubabaje. Rero nje kubaha ikiganiro kandi nk'umupasitoro, mwihangane nze guhuza ikiganiro cyatanzwe na Minu Bumwe n'ijambo ry'Imana, kuko turi no mu rusengero. Nahoze mbwira abo twari kumwe nti mbaye nagiye ku murenge executive yantumiye na kivuga cyonyine, yenda nkaza gushyiramo amarangamutima yanjye nk'umushumba nyuma, ariko nicyo cyonyine icyo gihe navuga. Ariko turi mu rusengero none. Jenoside iyo tuyivuga ndagira ngo twihutishe. Jenoside ubwayo igira definisiyo. Iyi ndayivuga kuko hari abatoya, ariko abatoya baranabimenye. Mperutse kuza kuganiriza urubyiruko rwa Kimisange, naje gutahura ko abatoya bakiza ahubwo abakuru. Kandi biterwa n'iki? Biterwa n'uko tudakunda kuba interested yo kumenya ibyo bintu, kandi biratureba, ntaho twabicikira, ni ibyacu, ni amateka y'igihugu, twese dufite inshingano zo kubimenya. Jenoside rero bivuga iki? Jenoside ni ijambo rivuga ubwicanyi ndengakamere bukorwa hagambiriwe kurimbura no gutsemba no kumaraho abantu bafite impamvu runaka zibahuje. Zishobora kuba itorero basengeramo, zishobora kuba uruhu, zishobora kuba akarere, zishobora kuba ubwenegihugu n'ibindi washingiraho maraho iryo tsinda ukarirandura burundu. Ni iki iryo jambo rivuga rya jenoside? Murabyumvise? Aba bantu batanga amazi n'ibihangane, noye gutanga ikiganiro mutanga amazi, kubera ko ndabona abantu barangara. Ihangane nshuti yanjye, uyu ni inshuti yanjye cyane Zaburoni, twakoranye umurimo w'Imana imyaka myinshi, uriya ntiyarakara. Murakoze cyane. Yes, icyo nari bivugiye nuko nabonaga mwese tugiye kurangara kandi nitwumve. Hanyuma iyo uvuga jenoside rero yakorewe abatutsi 1994 mu Rwanda, ubundi en principe bayivuga mu bice bitatu. Mvuze mu bice, igice cya mbere ni uburyo yateguwe. Iyo tuvuga ko jenoside yateguwe, abakuru bari hano sinarushya mbibabwira tubiziranyeho, yarateguwe. N'ikimenyimenyi hari ibintu byagiye bikorwa uhereye mu myaka y'1940 kuzamura na 40 na kangahe, bagiye bayigerageza za 63, barayigerageza 73, byagiye kugera 94, jenoside yaramaze gutegurwa. Kandi gutegura jenoside ategura ibyiciro bibiri. Ategura icyiciro cy'abazayikorerwa kugera ku rwego kwita izina ribi nawe ukariryemera. Kugira ngo uryemere nuko twagiye tubona ubusore 5 cyangwa 6 bushoreye abantu 30. Burya ni ikivuga ngo jyewe ntaho ndi buhungire hahari, nariyakiriye. Ikintu muze muracyumva, ubwo ndacyari gutegura uzayikorerwa abo mu kigero cyanjye n'abandi utaho gatoya. Murabyibuka ko ku mashuri hariya twabaga twabiteguye kera. Abatutsi bahaguruke mu ishuri 6, abahutu bahaguruke mu ishuri 40, abatwa bahaguruke agahaguruka umwe cyangwa nawe ntahari. Yego, kugiye cyo gutangaza amanota y'abatsinze bikamera bityo, ibintu byose bikamera bityo. Jenoside yarateguwe, hari ibihamya byinshi. Ubwo turi mu rusengero, ndagira ngo mbabwire kuko yategurwaga hanze, muri politike yo hanze, bigaragara yuko hariho n'abandi bantu ba infiltrators bari bahariho mu idini, bayitegurira iyo hanze, bakazana igarura kandi bakayiba no mu rusengero mu buryo butagaragara. Hari ibimenyetso. Mpamvu ngo hari ibimenyetso, ni ukubona umushumba uyobora urusengero rungana natwe rwuzuye abantu, ukazumva ngo yarakuye n'umuryango we mu itorero, ntawamuhishe, ntawamurwanya. Ibyo bintu wabisobanura? Ni ukubona regional wayoboye ururembo ikiriya mu majyepfo Nyamagabe, ururembo rwose yapfuye, yabuze umuntu umuhisha mu bandi ibintu byinshi yayobora. Bivuze iki? Bivuze ko utegura, yateguye akagera n'ugategura no mu rusengero, akagera n'ugategura no mu musigiti, no muri eglise y'abakatolike, hose ageramo imitima y'abantu irangirika neza burundu. Gutegura rero jenoside, nari ngivuga ku gutegura abazicwa. Hagiye hakorwa ibintu binyuranye byo kubategura, abantu bakavuga uburenganzira, bakimwa amahoro, bakimwa ibintu byose, kugera ku rwego ugera ahantu ushobora gukubitwa n'umuntu gushyira ujye kureka.
kuko ubizi neza ko nujyayo bari bugufunge kandi wabuze. Bifatanye no gutegura umuco wo kudahana no gutegura ibindi byose byerekeza ku kurenganya abantu no kubahohotera mu buryo bukomeye. Noneho bigiye kurangira hafi ya jenoside abantu bitwa amazina ateye isoni n'agahinda. Iyo umuntu akwise inzoka aba akwise izina rituma nta muntu n'umwe wakugirira impuhwe, kuko n'ubu tuvuga iramutse imanutse muri ibi bintu byiza bubatse aha ngaha tukabona irazengurutse iguye aha twahagarika tukabanza tukayica. Ni urwango ruhari ku bantu n'inzoka uhereye isi yaremwa. Ukwise inzoka rero aba akwise izina rituma nta muntu n'umwe uzakugirira impuhwe. Ubundi ngo inyenzi uzacunga itambagiye ku meza abashyitsi baje uzatizwa nuko bagiye guhita ushaka amazi ashyushye yo gutwika ino meza ngo zishiremo. Ayo mazina niyo abantu biswe mu rwego rwo gutegurwa. Nta wari ufite uburenganzira bwo kuvuga iryo zina ndaryanze, kuko izina umutiri utiyita unaryanze. Reka mvuga ko gusa ndekera nongereho rero gutegura abazayikora. Iyo utegura uzakora jenoside ubanza gushyiramo icyo bita motivation. Motivation ya mbere ni ukwerekana ko uyu muntu ukwiye kwicwa abangamiye iterambere ry'igihugu, kwerekana ko uyu muntu ugiye kwicwa abangamiye iterambere n'ubukire bw'Abanyarwanda n'ibihe byiza tuzagira, kumwerekana nk'umugome. Ibi bintu abantu benshi ejo bundi umwana yabajije ikibazo, Theo ntuze kugenda nta kikubwiye uzafasha uriya mwana. Yambajije ikibazo hariya cy'imisange gikomeye. Icyo nari ngiye kuvuga ni iki: uwitwa Yosefu Gitera yari uwisave hariya hafi yo kwa Nkundabagenza bajya i Butare. Niwe wanditse amategeko 10 agenga abahutu muri 59 ku itariki 15 z'ukwa 12 nibwo bayashyize ahabona muri stade ya Huye hari i Butare. Bayakorera umunsi mukuru wo kuyatangaza no kuyumva. Umupadiri mukuru wari Kabgayi wari Musenyeri atanga inkunga, aravuga ati aya mategeko genza yabajyanira muri primaire Kabgayi bayakorere depuriya. Depuriya muraziza abantu bakoresha biyamamaza. Muri mwe hari yamamaza bakora depuriya kandi kati gihe twagira Yezu Theogene ngo ndavuga uyu nguyu munsi niyamamaje mu ndeme yawa hano ni muri Kicukiro. Mfite baki garaho ukayishyiraho amashuri tututo warangiza hasi ugashyiraho imigabo n'imigambi y'ibintu uzakora byose, hanyuma ukazihereza n'inshuti zawe uti mujye mugenda muduhereza inshuti zanyu bazame amajwi. Ziriya nizo bita depuriya. Ni kuri abanditse amategeko 10 rero muri hari Kabgayi, noneho bayashyira muri karitasi zose zo mu gihugu mu Rwanda. Aho kiriziya iri hose barazihashyira. Umuntu wese uje gufashwa rero agatahana ko gatako. Simvuga amategeko yose yararimo, ariko abiri akomeye ateye ubwoba. Irya mbere yaravugaga ngo kubana n'umututsi ngo nimo kubana n'igisebe cy'umufunzo. Ryari rimwe. Irindi ryaravugaga ngo no kumushaka no kuba inshuti ye ngo niko gucira inzoka y'inshinga. Andi sinyavuze. Aya biri rero bakayashingiraho batanga konkiriziyo, bakavuga ngo abo bantu nitwemere kubashaka ikingirana nabo, nitwemere kuba inshuti nabo, nuziyemeza kuba inshuti nabo tuzamuca mu muryango mwiza wacu w'abantu. Ayo mategeko yari ahari, abakuru baraha bashobora kuba barayasoma, ariko n'ubu yashaka wayabona. Mu kiganiro twari dufite umwaka ushize cyari cyaratanzwe na Minwe umwe bari barayakotinze, bakotinga uko bashyiramo byari bihari. Hanyuma aya mategeko muri 92 ejo bundi mu bihe by'amashyaka menshi barongeye bayagarukaho bayandika mu kinyamakuru cyitwa Kangura, noneho cyo cyari cyamakuru gicuruzwa mu Rwanda hose. Nimubizi ibyo jenoside ubwo twavuga ko itateguwe, utuvuze duke bitwemeza ko yateguwe. Hanyuma aba bantu bateguwe motivation yari yihe? Ni ibintu bibiri. Icyambere ni ukwerekana ko aribo babangamiye iterambere ry'u Rwanda bagomba kwicwa. Ubwo rero umuntu wese ushaka gutera imbere agomba kwica abatutsi. Motivation ya kabiri ni uko nitubica tuzatwara n'ibyabo, kandi ababwira ibyo abenshi nyuma yibo zirwa zimurwagwa ku muhanda shingiye kuzabaga iwacu habaga abantu bashinzwe kujya kwikorera urwabo aho rwahiye, yarugeza ku kabari bakamuha amacupa abiri atabasha kwigurira
atabasha kugira gute akaza gutahira ibiryo akaba ari uko abayeho ku mugoroba agaca igitoki cy'umuturanyi akaba arakiriye noneho kumubwira ngo azarya inka zo kwa Gatsimbanye iwacu ngo azatwara amabati asakaye inzu aba mu nzu y'ibyatsi nayo yari motivation. Ubwo ndabivuga ngira ngo bato muri hano mugire spirit yo gukora mwibesheho. Iyo umuntu atibeshejeho abayeho nabi umuyobya biroho. Ngizo kukirebana no gutegura jenoside nshatse nageza aho ngaho. Ariko ikindi ni ibikoresho byakoreshejwe. Hari ibikoresho gakondo dusanzwe dutunze mu ngo zacu, ariko hari n'ibindi byavuzwe. Ku itariki 6 nijoro nibwo indege yaguye i Kigali, mu gitondo ku itariki 7 abantu baratema. Iyo mihoro barayigura iryo joro indege imaze kugwa yari mu nzu. Bararasa mu cyane iyo ngiyo, izo mbunda zahageze iryo joro zari zirasanzwe. Jenoside yarateguwe. Igice cyo gutegura ngarukiyaho umuyobozi w'umurenge. Implementation igice cya kabiri, implementation ya jenoside. Jenoside uburyo yakozwemo mu minsi 100 kwica miliyoni biroroshye, byari byoroshye cyane bitewe n'igihe yamaze itegura. Ikintu cyoroheje jenoside gukorwa cyane abantu bagapfa mu gihe gito ni imyaka abantu bamaze bayitegura. Kuva muri 40 ubwo nibegagije ibindi bintu byinshi. Hari convention yasinywe mu 1948 i Geneve yo kurwanya jenoside. U Rwanda rurirotira n'irwayisi. Mu bihugu byose bituye isi ubwo nirwasinya rurirotira birebewe. Icyo kiri abana barabajije icyo cyaba ari impamvu yatumye UN idatabara mu Rwanda. Ndababwira ngo ntabwo ariyo mpamvu, ariko ni imwe mu mpamvu zatumye uyu munsi UN ntacyo tuyiryose. Kuko ntawe twasiye uyu munsi twarasiye, kandi byaranavuguruwe kugera ku rwego uyu munsi aho yaba hariho hose noneho gutabara bajyanye n'imbaraga bajyanye na force byashoboka. Ariko icyo gihe u Rwanda rw'igotira rwari ruzi icyo rutegura ruteganya gukora. Nihutishije mu minsi 100 miliyoni birapfuye. Iyo ubaze kubera ko jewe yo mbaramuramo amasabato n'icyumweru barajyaga gusenga ku cyumweru, barasibaga bakajya gusenga. Ntabwo nzi niba na hano uko byari bimeze, ariko biranashoboka ko naho mwazaga gusenga, ariko nta n'icyaha mwari mufite niba mwarazaga gusenga mutavuye kwica abantu. Amasabato nayo bayakuraga wa gatanu n'abasari bajyaga gusara. Iwacu aho nagiyewe aho nabaye hari abagabo rwose kuwa gatanu ku mugoroba bahitaga bahagarika ibikorwa byose aho mvaga baririmba izo gutangira isabato barangije gahunda. Njye nari ndi hafi y'ahantu hatuye abadive benshi, hanyuma ku isabato bakajya mu isabato yarangira bakegura ubuhiri n'amatoroshi bakajya guhiga abantu. Ubwo kandi n'abapantekote ku cyumweru nuko Bibiliya yashyiraga mu kwaha bakajya ku rusengero kumva icyo umwuka abwira amatorero. N'ikibeho barabonekerwaga. Nimushaka kubimenya muzaze mbahuze n'umugabo wishe mu rukiko i Nyanza. Kuwa mbere mu gitondo abantu baza mu biro bavuga uburyo Bikira Mariya yavuze ati abatutsi bamenye igisabo bishe umubyeyi bakwiye gupfa bagashira. Yari yihishe muri parafo mu rukiko ahita amanuka. Ndavuga ati niba umubyeyi yabirangije nta kizaba kindi, ubwo birarangiye reka ngende. Abaguye mu rukiko imbere asanga bari mu kazi bati nahangaha, ati nahandi. None bitati menye ko umubyeyi yabirangije, gutagusiga rwagutwara kare singiye kuzira inzara n'umuhohoto kandi n'ubundi nzapfa. Ubwo byavuzwe n'umubyeyi ko karara mu rukiko abantu baraho mu kazi badonda za mashini za kera. Umwe ni wavuyemo wari umukirisitu aramubwira ati have havugwa Imana yakubara nk'uwiyahuye. Akora mu isakoshi amuha igihumbi aramubwira atongera uhunge, Imana nikure ko uzava ahandi ariko ntuzapfe ndeba uzize kwiyahura. Ariko Imana yaramurokoye. Ariko abakare nababwiye umugabo weteri kurese nabi ijambo ry'Imana mu rusengero. Ni hariya ku Gasoro hariya ikigo cya gisirikare byo kugera i Nyanza muri Pinusi mu rusengero hari hafi hariya. Umugabo ahagarara mu rusengero aravuga ati uzarokoka inkota ya Yehu, abisoma muri Bibiliya hariya muri Nehemiya. Uzarokoka iya Yehu yahamuri zamujyana mu bisekuru 7. Aravuga ati kuko bacumuye ku Uwiteka nicyo cyatumye Imana igambirira kubatsemba bagashira. None bakirisitu bene data uhisha umuntu wese ejo bawugira shebuja. Yari burugumesitiri wa komine Kigoma hariya mu Rwanda. Bwakeye abakristo bose babashorera hafi abantu batagira uko bameze. Iyo ni implementation ya jenoside. Nicyo cyateye ibintu kwihuta. Abasaza bajya kuri za bariyeri bavuga ibisekuru.
jenoside yabaye mu Rwanda, ahandi hose yabaye ku isi, yakorwaga n'abantu b'abanyamahanga baturutse hirya no hino. Hari aho yamaze imyaka 5 hapfa abantu 1000, naho twebwe 1000 ku munsi twicaga 18. 18 ntabwo baba bageraho iyo Yonas na APR bakiniye muri stade Amahoro, niba bigeraho iyo abantu baruta bariya umunsi umwe bagaruka mu gihugu hose. Jenoside, abantu bakora ubwicanyi ndengakamere. Umwana muto w'imyaka 15 ntatinye gufata ku ngufu umukecuru w'imyaka 40 w'umuganga wabyaje nyina. Bareka abarimu, ntibareka abashumba, ntibareka abapadiri n'abashumba b'itorero, ntibareka abashehe, ntibareka abaganga. Ni ukuri ushatse kumva ububi bwa jenoside mwashakira. Nyuma ya jenoside hari umubyeyi umwe twabanye yageze kuba inspectrice w'amashuri. None umubyeyi maze kumubwira ngo umwana wanjye yabaye umuswa, ngo asigaye agenda asubira inyuma, ngo ndagira ngo ngire inama y'icyo nakora. Amusanga ku kigo cyahozeho abagabo 2 b'abarimu beza cyane b'abahanga bishe. Umubyeyi aramubaza ati mwica ntagengwa se mwumvaga muzabigenza mute? Genda umwigishe cyangwa urorere. Nyine ibikomere bye niko byamubwiye, kandi nako kuri nako kurahenda. Miliyoni y'Abanyarwanda ibirapfuye. Imipaka irakingwa, Abarundi bakingwa umupaka, Abakongomani bakingwa umupaka, abantu babura aho bashaka baho bahungira. Naho zimbabwira ko imyaka yindi yabanje nabaga Nyanza mu majyepfo umuyobozi niho nakorera. Naje muri Life Radio hariya gutanga ikiganiro cyagiye tutarimo twibuka kubera Covid, byansabye guca mu karere kuganira nabo ngo ndebe details z'ibintu runaka navuga, kuko nagombaga kuvuga mu karere. Hanyuma nza gusanga mu karere ka Nyanza, akarere kamwe karimo imiryango 662 yazimye itagira umuntu n'umwe. Ako ni akarere kamwe, hari utundi twinshi, hari nyinshi. Hanyuma jenoside irangije kuba hakurikiraho faze ya 3, effect za genocide. Faze ya 3 rero bari iyihe? Kuwayikoze iba ari guhakana ibyabaye no guhisha ibimenyetso. Icya kabiri kiba ari ingaruka abantu basigaranye zirebana n'iyo jenoside. Ingaruka ni izihe? Ni imfubyi ibihumbi byinshi mu Rwanda zitagira aho zitaha, nizagiye kwiga bazishakiye doro zisigaranye abandi batashye. Ni abapfakazi batagira umubare, bafite ibikomere byo ku mutima, byo kubura abana babo n'ibyo ku mubiri. Bamwe bafashwe ku ngufu baterwa sida, abandi babibyariye n'abana bafite ibikomere bingana bityo. Ni intwaza n'umubyeyi wabyaye agaheka 1 na 2 kugeza ku 10, hanyuma uyu munsi akaba hari atagira uwahamagarwa mubaza ati bwakeye, yituma amazi, atagira umuntu n'umwe umubaza ngo bite baramutse. Abo ni igihugu cyasigaye, batagira aho bataha, batagira kwa sekuru, batagira kwa nyirarume, bameze batyo. Bari mu gihugu hose no mu rusengero hose bari bahari bashumba, ntabwo bari mu gihugu ngo babe badasenga. Hanyuma iki gihugu cyakoze nihuse mu gushaka ibisubizo. Icya mbere no gushaka farije, ngo niba utwo twana tubashe kwiga, abo bantu bafite ibyo bikomere bavurwe, batangire no gushakisha aho gutura ngo babatuze, kuko nizo babohoje, bene zo barahunze, bene zo baragarutse bazibapfura. Kandi niko kuri mu Rwanda rwacu, mahitamo yacu n'ubundi busoreze. Twebwe twahisemo kubakira ku bumwe no gukosoza ikizi kibi, ntabwo dufata ikibi ngo tugikosoza ikindi kibi. Ntabwo rero umuntu waje mu nzu ye wamubwira ngo jya ku gasozi kuko washenye mugenzi wawe, mutuze muye kugira ngo ushyire mu budasa, nurangiza uriya wasenyewe umushake igisubizo wowe nawe. Iki gihugu cyahisemo. Hanyuma jenoside isigaza abo bantu bangana gutyo, bafite ibyo bikomere bingana gutyo, isigaza abantu bangiritse mu marangamutima no ku mubiri ahagaragara, isiga impunzi nyinshi, isiga imfungwa nyinshi, isiga amakimbirane, imitima y'abantu ishyangiranye. Satani sara yuzura y'u Rwanda, abanyamahanga babaratubonye baduha ibitekerezo. Icyambere nuko abahutu n'abatutsi bo mu Rwanda bataturana, mushakisha ukuntu igihugu mu gice n'ibice bitatu, kimwe cy'abavuye hanze, ikindi cy'abahutu n'ikindi cy'abayisilamu. Hazamo n'abantu baravuga batoya
turabona igihugu cyacu ari gito abaresikape n'ibadore tubashyire mu ndege tujye kuba tuza muri Amerika dufite ubutaka bunini. Nyakubahwa Paul Kagame aravuga ati si icyo twarwaniye. Aba bantu bazize politike mbi, turasetinga politike nziza bizatuma aba bantu bongera kubana na nyuma y'amakuba ameze nka burya. Ejo bundi rero yaravuze barashimira abaresikape ko mwatanze igisubizo gikomeye cyitwa imbabazi. Abaresikape mwicaye hano, iryo shimwe ry'umukuru w'igihugu mwararyumvise, natwe nk'abashumba turisubiyemo. Iyo utanze imbabazi uba ukoze iki? Ufashe icyababazaga bariya ukavuga ngo wibabara ahubwo cy'impano nyigutwaza. Jewe bari bahohotewe nkomeze imbabara ariko woweho neza. Habaye iki? Nibwo gufata bakarangwa bakarangwa uyu nguyu ugeze kunyarukana wajya mu gisirikare agasimbuka akaza agasanga umuntu arimo asunikira mu mwobo gice tuva indimi akavuga ati haveva muri uwo mwobo, agafata uwasunikiragamo akamubwira ati bari wowe ujya muri uriya mwobo. Noneho jye wawujyagamo nkavuga ntoya kuko nzi agaciro ko kuba umubyeyi ufite abana. Mvuga abana banjye bagize bamuze, uyu we nagume mu bana be mugiriye imbabazi. Icyo umuhaye n'ubuzima kandi ubuzima burahenda. Amahitamo meza y'u Rwanda nicyo ashingiyeho ni ukuba umwe kandi turi umwe, tuzakomeza kuba umwe. Mureke rero some Bibiliya zose turebe igitabo cy'umuntu witwa Obadiya agira igice kimwe muri Bibiliya tuba aricyo dusomamo duhereye ku murongo wa 9. Mbere y'uko soma, uyu muntu witwa Temani ni umuhungu witwa Esawu bindimwe na Yakobo. Harimo hano konfuri muri iyi miryango ibiri ishingiye ku mugisha. Ngo batekereza ko bibwe, ariko Bibiliya yerekana ko umugisha umubyeyi awutanga yarayobowe n'Imana. Mubyibuka mwese mvuko havuga hehe? Temani we, intwari zawe zirahagarika umutima bituma umuntu wese wo ku musozi wa Esawu yicwa n'icyorezo. 10. Urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane, kandi kuribuka kwawe kuzaba kwiteka ryose. 11. Wa munsi wihagarariraga mu nzira urebera gusa igihe abanzi bajyanaga ubutunzi bwe, abanyamahanga bakinjira mu marembo ye bagafindira i Yerusalemu, wari umeze nk'umwomuriro. 12. Ariko ntukarebere ku munsi w'amakuba wa mwene so, umunsi yabonyemo amakuba, kandi ntukishime ku Bayuda umunsi barimbutsemo, ntukababwira ngo bwibone. Ntukajye mu marembo y'ubwoko bwanjye ku munsi w'ibyago byabo, ni ukuri ntukarebera amakuba yabo ku munsi w'ibyago byabo, kandi ntugasahura ubutunzi bwabo ku munsi w'ibyago byabo. 14. Ntugahagararire amahuriro y'inzira kuhicira impunzi ze, kandi ntugatanga abe bacitse ku icumu ku munsi w'amakuba yabo. 15. Murahari mwese? Kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi uziye amahanga yose, uko wageje nikuzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe, sijye wahera. Iri jambo ryiza ni iki? Ni inshingano Imana iduha. Ngira ngo sorezeho umushumba. Ntabwo umunsi mubi buri gihe ugerera mu ngo zose icyarimwe, ni rimwe gusa byabaye mu Egiputa Abisirayeli bajya kugenda. Izindi nshuro zose uyu munsi amakuba bangezeho, ejo akimukira ku wundi, ejo akimukira ku wundi, ejo akimukira ku wundi. Bibiliya idutegetse kutarebera amakuba aya ariyo yose ku bana, ubwo idutegetse gutabara, idutegetse kurirana n'abarira no kwishimana n'abishima. 2. Iravuze ngo impunzi zabo
niba bagize umugisha bakagira impunzi hakaboneka izigize gute. U Rwanda rwakinguye amarembo rwakira zose. Murabizi ko duhatubikwa n'abarundi n'abandi bose ko twakiriye abahungiye ahangaha. Tweho ntituzakinga kuko tuzi icyo guhunga bivuze. Ngo impunzi zabo ntizizarengane ntizizirukanwe. Nyabuneka uzi ko abanyarwanda bavugaga ngo n'inyamanza ngo yihungiye mu nzu nta wiyica, ngo n'inyamaswa ngo yije. Noneho abantu rero bihakanya abandi ku mugaragaro, barabirukana, bahanye inka, bagiranye ibihango. Ariko twebwe biravuze ngo ntitukarebere kandi tukirukana abo bantu. Ikindi iravuze ngo kurebera. Aba bantu bari bafitanye konfuri nyine yo kubona Yesu sinabigarutseho. Ngo kurebera bingana n'uko urimo ukora ibyo bintu mufatanije, igihano azahabwa kingana n'icyaha. Mu Rwanda tugira principe rero zivuga ngo uburenganzira bwanjye butangirira mu bwawe burangirira. Iyo natabaye mfite akaga, ni umwe mu babazo byakubayeho, kabone nubwo naba ntabiteguye. Izo principe. Hanyuma mu ijambo ry'Imana haratubwiye rero uko wagenje burya niko uzagenzwa. Icyo nshimira Imana nuko ubandi yavuga ibi ngibi, Yesu yari ataratanga itangazo riturutse kuri Yesu rivuga ngo iki? Riravuga ngo yemwe abarushye namwe abaremere musange mbaruhure. Yesu ni umunyembabazi kugera ku rwego n'igihe ari ku musaraba hari abo yagiriye impuhwe, akiri ku musaraba arindiriye gakeya ngo umwuka umushiremo, yaragitanga imbabazi. Azutse Yesu ntiyigeze azuka n'inzira. Buriya niryo sano mukwiye kugirana na Kristo yazukanye imbabazi nyinshi. Yazutse ajya guhiga ba Petero bamwihakanye, arabagarura bongera batuza mu muryango we, arambura bose n'abamwihakanaga bose uretse Yuda wiyahuye. Nawe burya atiyahura akazagira umugisha wo kwihana. Yesu yari kumubabarira. Yesu ni umunyembabazi. Mugire kamere nziza y'imbabazi, kandi twese turasenga kugira ngo Imana ituremeshe iduhe ihumure rirutaho. Ariko amakuru meza bafitiye nuko Yesu ari se w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. None rero mureke Yesu tumutumbire, tumutegereze twihanganye, ariko tubwirana aya magambo avuga ngo hari igihe kizagera, Bibiliya ni kuvuga twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Kandi burya hari n'andi mahirwe yuko tuzamenya. Mwari mubizi buriya ababyeyi tuzabonana bakubaze ngo wasigaye umeze ute, byakugendekeye gute tutahari. Ariko tuzababwira amaboko akomeye y'Imana yatabaye igihugu cyacu. Tuzababwira Imana yadushingiye tukabyara. Tuzababwira Imana yatugize abakozi bayo. Tubabwira Imana yasigaye mu Rwanda itubeshejeho batahari. Kandi byari bikomeye, ariko Imana yarabikoze. Soza nagira ngo mbabwire ngo nk'abera b'itorero, hamwe imiryango muri hano mwaje kunamira abavandimwe banyu bacu kuko natwe ni abacu. Nagira ngo mbabwire ko umugisha dufite uyu munsi nuko Imana ituremera n'aya mahirwe yo kwicara ngo tubunamire, ariko tunabwira nayo magambo y'ihumure yuko Imana iri kumwe natwe n'igihugu cyiza kidukunda. Naho soreje, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.